minisita w'ubuzima, ndagusabye minisita, ndagupfukamiye, ndagusabye, twaravuje byaranze kandi umwana ararembye, ukeneye imbaraga zawe. Yitwa Misago Desire, yego. Yes, twagiye kubaha ikaze hano nanone kuri Mr Today TV. Uyu ni wa mwanya tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye ari kugenda avugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ariko by'umwihariko twibanda hano iwacu mu Rwanda kubera yuko niho abantu benshi, niho amakuru abava, niho tugira n'abantu benshi badukurikirana cyane. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none wakibaza ngo tubagarukanye iyihe nkuru, cyane cyane ko musanzwe mutamenyereye nza kuri kamera. Uyu munsi wa none naje ndi kuri kamera. Reka ngushimire wowe wakoze subscribe ndetse nawe utanayikora ugiye kuyikora kano kanya hano hasi. Ndagira ngo mbashimire by'umwihariko ibyo tugezeho, ni mwebwe mumajije kuba mwabitugezaho. Ubwo rero ndabashima. Nyita Mr Chris nyawe, cyangwa nyite Mr Today, cyangwa Mr Breaking, cyangwa nyite inshuti ya bose, inshuti y'abanyarwanda. Kano kanya ntabwo ndi buvuge byinshi, nta nubwo ndi burondogore. Kano kanya mbonye inkuru uwitwa Mitsutsu cyangwa Kazungu Emmanuel yaboreye kwa kamarade yaka, ameze nk'umuntu uri gusaba ubufasha, ameze nk'umuntu uri gutakamba. Umuntu witwa Mitsutsu yaduhaye ibyishimo byinshi, yaduhaye urwenya, yaradushimishije mu bintu byose bibaho, haba kuri platform ze, haba kuz'abandi. Yagiye adushimisha ku rwego natwe ubwacu twasetse, twarishimye, twaranezerewe. Ariko kano kanya urukundo twamwerekaga, ibihumbi birenga 200 biri kuri YouTube ye channel, ibihumbi birenga 200 biri kuri TikTok, Instagram, twaramutereranye kandi mu buryo bushoboka. Abanyarwanda turi babi cyane, twaramutereranye mu buryo bwose bushoboka, kugeza kano kanya afite umurwayi wo kwa muganga mara, afite umurwayi umeze nabi kabisa, ahavuga yuko barapfuje nta kuntu batageze, byaranze. Ariko Imana ibihari bifite uko ikora ibintu byayo. Ikintu kimwe nje hano kunenga no kublamingaho, man afite inshuti nyinshi kandi aba content creators bose bo mu Rwanda ndakeka ni inshuti nawe. Nje nta nubwo turanabura, nta nubwo muzi, sindanamukora no mu ntoki uretse kumubona gutya. Ariko birababaje kubona umuntu w'umugabo arira kuri kamera. Aya ni amarira nyayo, si bya bindi bya content. Birababaje cyane. Ni ukuvuga ngo Mitsutsu umuvandimwe wararembye pe, bibaho. Aravuga ati ntabwo tuzi indwara arwaye, ntabwo tuzi ikibazo afite, twaravuje CHK, baravuje i Kanombe, nta kuntu batakoze, ariko umurwayi yanze gukira. Ni murumuna we yapfukamye kuri kamera asaba minisita w'ubuzima kuba bamufasha, kubera ko imbaraga ziwe ziri kugenda zishira, ubushobozi buri kugenda bushira. Yahisemo kuza kuri kamera gusa minisita w'ubuzima kuba yamufasha mu buryo kugira ngo uyu mwana w'umuhungu murumuna we abashe kuba yavura. Nyakubahwa minisita w'ubuzima, nanjye reka nkwisabire, Kazungu Emmanuel nta nabi muziho n'abanyarwanda muri rusange, mumufashe kabisa. Tubasabye twizeye ko ubwo bubasha mubufite kandi muzabikora. Ikindi cya kabiri, man
Abanyarwanda nta mutima tugira w'urukundo, nta mutima. Duseka n'umuntu ari mu byiza gusa mwana. Ntabwo ubusa tuvuga yuko aba content creator bose baziranye nawe. Abagiye kumusura ni imbarwa, bano bitwa ko bakomeye gusa. Ni imbarwa kandi nabwo yavuze yaje kumentioninga abantu. Buri muntu afashe igiceri cy'ijana, afashe ibihumbi bitanu akamwereza, byakwishyura umunsi umwe kwa muganga. Ariko dufite imitima imunga, ya mitima ishaka kwegera umuntu ari uko ari mu byiza. Kwegera umuntu uko ari mu byiza. Ntabwo ndondagora, wumva yumve, banza unyumvire kano ka video. Ni minisita w'ubuzima, ndagusabye minisita, ndagupfukamiye, ndagusabye. Twaravuje byaranze kandi umwana ararembye, dukeneye imbaraga zawe. Yitwa Sago Desire, yego byaranze. None se mana, nshuti banjye, bafana banjye, banyarwanda muri rusange, ikintu nasorezaho, Mitsutsu ihangane, Imana irakuzi we na murumuna wawe, simwiba simuroga simugira mute, Imana irakuzi kandi ibyawe Imana izabicamo. Iyi video muyice yaringire, muyitanginge Mitsutsu ayibone. Ihangane, ubuzima bwa Imana irabuzi. Ibyo ucamo byose, ibyo wagiye ucamo imitego, wagiye utega ukayisimbuka mana. Uyu munsi n'ibi birakemuka, wowe indoti bitakemuka. Imana irakuzi, wiringire Imana yawe kuko umuntu we ni mugari, araza akagusekera ku mutima ari kumungwa, akwereka isura y'umweru, afite isura y'umukara. Wirinda abantu, wiringira Imana yawe, usenge ibyawe bizacamo, kandi twizeye ko umuvandimwe wawe ashobora gukira bidasubirwaho kandi akongera akaba umuntu muzima. Ikindi nabwira abantu, mumufashe kabisa Kiramani, mwarakoranye igihe kinini, umusapotinga, umufashe Nyabso, mwamubaye hafi, umufashe umuvandimwe kabisa. Ari akomeye, ari mu kaga. Birababaje kubona umuntu w'umugabo aza gusaba ubufasha, biba byageze ku rundi rwego mutabasha no kumva.